Muraho neza ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikirana muhererana hagiye hatandukanye, abari muri Afurika, Aziya, Australia, China, Russia ndetse n'abandi bari ku migabane igiye itandukanye, mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Hari ibintu byinshi dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi tudaha agaciro, dore ko abahanga mu by'imigirire ndetse n'imitekerereze ya muntu bahamya ko nta kintu na kimwe wakora kidafite ubusobanuro ku buzima bwawe bwite. Twakomeje turebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye biranga abantu, yaba imico iranga abantu ugendeye ku gihe bavukiye cyangwa se imico iranga abantu ugendeye uko ikiganza cyabo giteye. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibiranga abantu ugendeye kuko baryama. Nkwibutsa yuko uburyo ngiye kukubwira waba utarwaye cyangwa se udafite ikindi kibazo runaka, birashoboka yuko waburyamamo ubwo buryo bwose, ariko wowe uri bukurikize uburyo ukunda kuryamamo hanyuma wumve icyo busobanuye ku buzima bwawe. Uburyo bwa mbere ni umuntu uryama agaramye ariko yazamuye amaguru. Niba ukunda kuryama ugaramye, tega amatwi wumve imico yawe. Uri umuntu abantu bibazaho byinshi, umuntu udapfa kuvuga ibintu bimwerekeyeho, uri umuntu uhindagurika cyane, rimwe na rimwe ushobora kuba wishimye akandi kanya ukababara bitunguranye. Nta mahitamo ugira, ukunda guhindagurika, uhindura intekerezo zawe. Iyo umuntu akubwiye kora iki uhita ugikora, kabone n'ubwo waba warasinye ko utazongera kugikora, ariko birangira ugikoze. Uri umuntu utuje kandi utekereza cyane, uhora wafashe imyanzuro nubwo akenshi uyihindura. Uburyo bwa kabiri, kuryama ugaramye ariko usobekeranyije amaguru. Niba ukunda kuryama ugaramye kandi usobekeranyije amaguru, umva icyo bisobanuye kuri wowe. Uburyo bwo kuryama ugaramye usobekeranyije amaguru bisobanuye ko ufite ubwonko bukora neza uko ubyifuza, ufite ubwonko bwihuta butekereza cyane kandi bugatekereza kure. Gusa ariko kuryama usobekeranyije amaguru hari ukuntu bitandukana. Kuryama usobekeranyije amaguru, ariko iyo uryamye usobekeranyije amaguru, ukuguru kw'ibumoso kugeretse ku kuguru kw'iburyo, biba bivuze ko ufite icyizere cy'imbere hazaza. Mu gihe ushyize akaguru k'iburyo hejuru y'ak'ibumoso, byo biba bishatse kuvuga ko ukeneye kwiyongerera icyizere. Uburyo bwa gatatu, tugiye kurebera hamwe umuntu uryamira urubavu. Niba uri umuntu uryamira urubavu rero, aba bantu umva ibyo bakunda gukora cyangwa se imico yabo. Umuntu ukunda kuryamira urubavu aratekereza cyane kandi akunda gutekereza kuri buri kintu cyose, aho aba ashaka impinduka ndetse no gutera imbere uko bwije n'uko bukeye. Gusa nanone iyo waryamiye urubavu rw'iburyo n'urw'ibumoso nabyo bitandukanyije ibisobanuro. Iyo waryamiye urubavu rw'ibumoso waniseguye ukuboko kwarwo, biba bigaragaza ko uri umuntu ufite uhuze cyangwa se ufite ibintu bimuhugije muri icyo gihe, kandi ko hari ibintu byinshi uri gutekereza ndetse hari n'ibyo ukeneye guhindura byanze bikunze. Naho iyo waryamiye urubavu rw'iburyo waniseguye ukuboko kwarwo, byo bishatse kuvuga ko unyuzwe n'imbaraga uri gukoresha muri icyo gihe ndetse unishimiye iterambere uri kugeraho. Naho kuryamira urubavu amaboko yawe arambuye ndetse wanaryamiye akaboko kamwe karambuye, biba bisobanuye ko uri umuntu uhindagurika mu buryo bworoshye, wizera abantu bose kandi nta kintu na kimwe ugira witaho. Ubwoko bwa kane bwo kuryama tugiye kurebera hamwe ni ukuryama wiseguye ikiganza. Iyo wiseguye ikiganza ku itama ry'iburyo, biba bitandukanye no kuryama wiseguye ikiganza ku itama ry'ibumoso. Ku itama ry'ibumoso biba bishatse kuvuga ko ukeneye kwitabwaho no kugaragarizwa urukundo. Noneho ku itama ry'iburyo ho biba bishaka kugaragaza ko uri umuntu ugira ingufu cyane ndetse ko udashobora gupfa gucibwa intege n'ibyo ari byo byose cyangwa se n'ubuzima ubwo ari bwo bwose uri kunyuramo muri ako kanya. Uburyo bwa gatanu bwo kuryama tugiye kurebera hamwe ni ukuryama ugaramye amaboko ari ku nda. Kuryama ugaramye amaboko ari ku nda bishatse kuvuga ko iyo waryamye amaboko ari ku nda ugasinzira ndetse ugasinzira neza nta kibazo, bigaragaza ko uri umuntu ugira ibitekerezo byagutse ndetse ushaka guhorana impinduka mu buzima, uhorana imbaraga zo gukora ndetse no kumva wahora utera imbere kandi ibintu byose ubonye ubitekerezaho cyane.
Ubwoko bwa gatandatu ni ukuryama ugaramye ariko wiseguye amaboko. Niba uryama ugaramye ariko wiseguye amaboko, ibi bigaragaza ko muri wowe hari byinshi ushobora kuba utekereza no kwifuza, ndetse ko hari ibintu byinshi uri kwibazaho utarabonera umwanzuro. Kandi nanone bigaragaza ko ugira ubwitonzi bwinshi ndetse n'ubushishozi bwinshi mu bintu bitandukanye ukora. Abantu bakunda kuryama gutya baba banafite umutima mwiza ndetse no kurwanirira ibintu byose bakunda, yewe no gutekereza ku by'ahazaza habo. Ubwoko bwa karindwi bwo kuryama ni ukuryama wubitse inda. Niba ukunda kuryama wubitse inda, amaboko yawe usa n'uyatandukanyije, uri umuntu wisanzura cyane kandi uzi kuyobora ubuzima bwawe bwa buri munsi. Uzi kwiha intego kandi uzi kumenya neza ko mu buzima bwawe harimo gahunda. Ntabwo ukunda ibintu bitunguranye namba. Uba wumva ibintu byose byakorwa nk'uko byapanzwe. Umuntu uryama yubitse inda ariko noneho amaboko yegeranye byo biba bishatse kuvuga ko afite ibitekerezo byinshi bimurwanira mu mutwe, yaba ari uyu munsi cyangwa iminsi yashize. Ibi ngibi bikaba bikunze kugaragara cyane ku bana b'ingimbi ndetse n'abangavu baba badashaka kugaragaza cyangwa se baba batagishobora kugaragaza amarangamutima yabo. Ku muntu mukuru rero ibi byo bigaragaza ko akoresha ingufu nyinshi ngo ahishe umubabaro we cyangwa se ibyishimo bye bikabije. Ubwoko bwa munani tugiye kurebera hamwe bwo kuryama ni ubw'abantu baryama basohoye akaguru aho baba bareba hose. Ibi ngibi bisobanuye ko buri gihe uba witeguye impinduka mu buzima, ukunda uburenganzira bwawe kandi wishimira kwishyura umuntu ukubabaje. Wakora igishoboka cyose kugira ngo uwo muntu wakubabaje uzabimwishyure. Uri umuntu ukunda amahoro cyane, ukunda kwisekera, yewe no mu bihe bikomeye hahandi buri muntu wese aba yarakaye cyangwa yababaye, wowe uba wumva nta kibazo rwose witurije. Ubwoko bwa 9 bwo kuryama tugiye kurebera hamwe ni wa muntu uryama mu buryo ubwo ari bwo bwose twavuze haruguru bugacya ariko akiryamye. Abahanga bavuga ko uko waryama kose byanze bikunze bigera hagati mu ijoro ugahindura ubwo buryo. Rero niba uryama bugacya ukiryamye uko waryamye kandi utasinze yewe utanarwaye, uyu muntu ni wa wundi utajya uhinduka na gato. Ni wa muntu ukoresha igitugu mu buzima bwe bwose, ndetse kuba wamubwira gukora icyo adashaka mwabipfa rwose ubundi ukumirwa. Umuntu ukunda kuryama gutya rero akiri umwana biba byiza iyo umukosoye kugira ngo mu minsi iri imbere azabashe guhinduka ndetse abashe no kujya yumva inama z'abantu. Turabashimiye mwese mwabanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi, mwebwe mwatangiranye natwe kuva dutangiye mukaba musozanyije natwe, ni ukuri turabashimiye. Turabibutsa gukora subscribe ndetse no kuduha